Niba amenyo yawe yarahinduye ibara akaba umuhondo, agahinduka ikigina cyangwa agafata irindi bara runaka ritari umweru, iki ni cyo gihe kugira ngo nkugezeho igice cya mbere cy'ibintu wakora kugira ngo amenyo yawe yongere ahinduke umweru. Ese ujya wibaza icyo wakora kugira ngo amenyo yawe nawe ahinduke umweru? Areke gusa umuhondo, areke gusa ikigina, areke gusa brown cyangwa shokora? Kurikira iyi videwo uraza kuyirangiza wamaze gusobanukirwa. Mbere na mbere ndabanza ngusobanurire ibintu bishobora gutuma amenyo yawe ahindura ibara, akaba yareka kuba umweru agahinduka umuhondo cyangwa agahinduka ikigina, cyangwa akaba yafata irindi bara runaka bitewe n'impamvu yabiteye. Muri iyi videwo ngiye kukugezaho igice cya mbere cy'ibintu ushobora gukora kugira ngo ayo menyo yahinduye ibara biturutse cyane cyane ku gice cy'inyuma cyangwa ibara ryafasheho inyuma ku menyo, ubashe kuyahindura yongere abe umweru. Bivuze ko muri iyi videwo ngiye kwibanda cyane cyane ku bintu bituma amenyo ahindura ibara, ariko ari ibintu bifashe ku menyo h'inyuma bitaraturutsemo imbere. Tuzagira n'igice cya kabiri kivuga ku guhindura ibara kw'amenyo biturutsemo imbere. Ndabanza nkubwire ibintu bitera amenyo guhindura ibara. Mpereye ku cya mbere, ikintu cya mbere gituma amenyo ahindura ibara ni ukugira isuku nkeya yo mu kanwa. Isuku nkeya yo mu kanwa, buriya mu kanwa habamo bagiteri nyinshi cyane zishobora gufata ibiryo by'umuntu aba yariye, bya biryo bigenda bisigara ku menyo, bikaba byabihinduramo kushe ikomeye, iyo kushe ikazahindukamo, ikazageraho igafata ibara bitewe n'igihe imazeho. Abenshi rero nibo baba bafite iyi kushe, kenshi biba bisa umuhondo, urabibona ku ifoto uko bimeze hano hejuru. Ibi biba byaratewe n'uko udakora isuku y'amenyo neza, bivuze ngo ntabwo uba woza amenyo inshuro ebyiri ku munsi, cyangwa ngo woze igihe gihagije, cyangwa ngo woze amenyo ibice byose ubyoze nk'uko byagenwe. Ni ukuvuga ngo rero iyo uriye ntiwiborose, nyuma y'iminsi y'amasaha 24 amenyo yawe atangira kujya yiremaho ikintu cy'igikoko. Icyo gikoko uko hashira iminsi niko kigenda gikomera, nibura mu gihe cy'iminsi 12 kiba cyamaze gukomera ku buryo utagikuzaho uburoso ngo bikunde. Icyo gihe rero niho gitangira kugenda gikurura imyunyungugu igikomeza na za bagiteri nazo zigenda zikomeza zirundanyiriza hamwe, zigakora ikintu kimeze nk'ikote ku ryinyo. Iryo kote rero niryo rigenda rihindura ibara bitewe n'igihe rimazeho, bikaba byatuma amenyo yawe ahindura ibara. Ikindi kintu gishobora gutuma amenyo yawe ahindura ibara ni ibiryo urya, ubwoko bw'ibiryo urya cyangwa ubwoko bw'ibinyobwa ukunda kurya, cyane cyane nk'abantu bakunze kunywa ikawa, banywa umuvinyo w'umutuku cyangwa iyo bita red wine, n'abantu bakunda gukoresha icyayi cyane. Muri ibi binyobwa habamo ikinyabutabire bita tannin. Tannin ifite ubushobozi bwo gufata ku ryinyo ku buryo ihita ituma noneho ibara ry'iryinyo rihinduka, cyangwa ikorohereza za bagiteri gufata ku menyo cyane, zikaba zitabasha kuvaho, noneho zigakoraho ikote. Iryo kote rishobora gutuma iryinyo rihindura ibara bitewe n'ibara ry'iki kinyabutabire. Akenshi rihinduka umuhondo cyangwa rigahinduka ikigina. Cyane cyane nanone ibiryo bibamo ikinyabutabire bita antioxidant, nabyo bikunze gutuma amenyo y'umuntu ahindura ibara, cyane cyane ubu ndatangamo nk'urugero nka fanta ya coca cola, inkeri zijimye
cyangwa ibirungo bita turmeric, vinegere ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane nyine ibirimo iki kinyabutabire bita antioxidant. Bituma rero amenyo y'umuntu ahindura ibara, ariko biturutse kuba ko ari biriya binyabutabire biba byafashe ku menyo h'inyuma. Ikindi kintu gituma amenyo y'umuntu ahindura ibara cyane cyane, hariho imiti ishobora gutuma amenyo y'umuntu ahindura ibara. Muri iyo miti harimo imiti myinshi dukunze gukoresha twoza mu kanwa, iriya yo kujundika. Iyo miti nayo rero ishobora gutuma amenyo y'umuntu ahindura ibara, kubera ko nayo igiramo property yitwa oxidizing agent, cyangwa ishobora gukora nka antioxidant nayo. Ikindi gishobora gutuma amenyo yawe ahindura ibara ni kunywa itabi. Mu itabi habamo iyo bita nicotine, hakabamo n'icyo bita tar. Ibinyabutabire bibiri, ikinyabutabire cyitwa tar n'icyitwa nicotine. Ibyo binyabutabire bifite ububasha bwo gufata ku ryinyo ako kanya, bitagombeye kuvuga ngo burabanza hagire ikindi kintu kibanza kuzaho giprepare. Ibyo rero bikaba bituma abantu banywa itabi cyane bakunze kugira amenyo yahinduye ibara, cyane cyane akahinduka ikigina cyangwa usanga yabaye umuhondo. Ahangaha rero ibi bintu byose mvuze hejuru, ubaye ufite amenyo yahinduye ibara bitewe n'ibi na kimwe muri ibi bintu byo hejuru, nta kindi uba ugomba gukora usibye kujya kwa muganga, amenyo yawe bakayakorera isuku, bakayoza, ubundi amenyo yawe agasubirana ibara yahoranye mbere y'uko ibi bintu bifataho. Iyo niyo solution yonyine ihari. Ibindi byose bakubwira ngo wenda wakoresha indi miti bikavaho, biragoye ko wabona umuti ukuraho iri bara riba ryaragiyeho bitewe n'ibi bintu mvuze haruguru. Igisubizo cyonyine kiba gihari ni ukujya kwa muganga w'amenyo akakogereza amenyo, ubundi ririya bara rikavaho. Niba rero utarakora subscribe kuri iyi channel, kora subscribe aka kanya kugira ngo ujye ubasha kubona video zacu ku gihe, maze ukomeze kugira ubuzima buzima. Tuzahurire mu gice cya kabiri cy'iyi video kivuga ku bindi bintu bishobora gutuma amenyo yawe ahindura ibara, ariko bidafasheho inyuma ku ryinyo, ahubwo byaraturutsemo imbere ku ryinyo. Igice cya kabiri kizasohoka next week, nizere ko utazabura